Shalom, twongeye kuguha ikaze kwisengesho ribohora official. Tera agatebe tuganire kandi dufata umwanya wo gusenga. Ni muri wa mwanya mwiza wo gusenga cyane cyane, ariko gusenga kubanzirizwa n'ijambo ry'Imana. Karibu rero tubane muri uyu mwanya. Wowe wakoze subscribe rw'agaciro turabigushimira, namwe mukanda like turabibashimira. Imana ibahe umugisha. N'abadushyigikira mu buryo bw'amafaranga, namwe Imana ibahe umugisha. Abadushyigikira bakanda share, basangiza iki kiganiro bagihereza abandi, kugira ngo dukomeze kwaguka no kugwira. Imana ibahe umugisha. Nawe ari ubwa mbere uje hano ku isengesho ribohora, karibu, tuguhaye ikaze. Imana iguhe umugisha. Nawe uze kureba, icyo usabwa no kureba hepfo aho ngaho mu nyuguti z'umukara zanditsemo subscribe, ugakandamo kugira ngo igihe cyose dushyize ijambo ry'Imana rikugerereho ku gihe, n'amasengesho ducisha hano kuri uyu muyoboro akugerereho ku gihe. Uwiteka kugirire neza. Reka dufate umwanya wo gusenga, turari ku mwuka w'Imana, tuganire ijambo ry'Imana, kuko ndi kumva umwuka w'Imana ari kumpata kwibanda ku isengesho rihanagura imbaraga z'imivumo. Rero turi mu gihe, ndi mu gihe umwuka w'Imana arimo aranjyana muri icyo gice cyo guhanagura imivumo y'ubwoko bwose butandukanye biciye mu isengesho. Ariko reka duhamagara umwuka w'Imana kugira ngo atuyobore muri byose, byaba ari mu buryo bw'ijambo ry'Imana, byaba ari mu buryo bw'isengesho. Ntaba ari twavuga umwuka wera witeguye kukubohora, witeguye kuguhanaguraho umuvumo biciye mu maraso Yesu Kristo no mu ijambo ry'Imana, aze muri twebwe. Kandi nawe ngusaba kugira ngo wisengere cyane, kugira ngo Imana iguhe amatwi yo kumva no gusobanukirwa icyo Imana ivugana n'ubuzima bwawe, ishaka gukuraho umuvumo wose. Data, mu izina rya Yesu Kristo, ni mu mwanya mwiza tugiye kuganira ijambo ryawe. Duhamagaye umwuka wawe, mwuka wera ngwino, mwuka wera ngwino. Ambara umutima wanjye, ambara akanwa kanjye, ambara njye wese mu izina rya Yesu Kristo. Ambara ibitekerezo, amatwi, ururimi, izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana nzima. Kandi mwuka wera uje kuri iki gicaniro sengesho ribohora official, fungura amatwi ye kugira ngo abashe kumva no gusobanukirwa, n'umutima we ubashe kwizera mu gihe cyo gusenga, izina rya Yesu Kristo, kugira ngo umutima ubashe kubohoka. Urakoze Mwami, tugwaye amashimwe, tugwaye icyubahiro mu izina rya Yesu usumba amazina yose, amen. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, turi mu isi yavumwe. Yisi umunsi icyaha cyayigiragaho, cyangwa se icyaha cyayikorerwamo, kikayikorerwamo, Imana yahise yirekuraho umuvumo. Icyakora ntigeze ivuma umuntu. Imana yavumye inzoka, ivuma n'ubutaka. Ibwira Adamu ngo ubutaka buzajya bumwerera iki? Ibitovu. So ni ukuvuga ngo rero dukeneye ijambo rivumura. Ubutaka bwawe bashobora kubwaturira ngo bujye bukumerera imitovu. Ubutaka bwawe bushobora kurekurwaho umuvumo wo kugira ngo ntibwere. Ikibanza cyawe gishobora kurekurirwaho umuvumo wo kugira ngo kitazigera cyubakwa. Nawe ubwawe ushobora kurekurwaho umuvumo utabizi. Ariko Imana ishimwe ku bwa Yesu Kristo waje kugira ngo avumure abariho imivumo yose. Hari ibyanditse tugiye gusoma bitandukanye, hanyuma tuze no gusenga. Iyo tuvuga umuvumo ni umwuka utuma umuntu aferinga, ariko uwo mwuka ucishwa mu magambo. Umuntu ashobora kukuvuma akakurekuraho ijambo ribi. Umuvumo ni ijambo ribi rirekurirwa ku buzima bwawe, cyangwa rikarekurirwa aho utuye, rikaba ryarekurirwa ku byawe, rikaba ryarekurirwa ku kazi kawe no ku rushako rwawe,
kuri mariage yawe, ku byo ukora no ku rubyaro. Noneho uwo muvumo urafata. Icyo umuvumo udafata ni uw'ubusa. Mvuga ukuntu ijambo kano kanya rivuga, sinzi impamvu Imana irimo iranyinjiza aho ngaho, ariko reka ngo somere iri jambo wumva ahangaha. Nari mvuze ngo umuvumo ujya ufata. Nari mvuze ngo umuvumo ujya ufata. Ijambo ryitwa umuvumo riboneka muri Bibiliya inshuro 31. Inshuro 31. Ijambo umuvumo riboneka muri Bibiliya inshuro 31. Ijambo umuvumo, utavuze imivumo, ndavuga umuvumo. Noneho umva ukuntu hano ijambo rivuga. Imigani 26 umurongo wa 2 haravuga ngo nkuko igishwi kijarajara n'intashya, uko iguruka niko n'umuvumo w'ubusa utagira uwufataho. Bishatse kuvuga ngo umuvumo w'ubusa ntugira uwufataho, ariko umuvumo utari uw'ubusa urafata. Biterwa na nyiri kurekura umuvumo ninde, barizwa mu zihe nzego, mu masi yombi. Afite ubuhe bushobozi muri ayo masi y'umwuka. Uwo muntu urekuye umuvumo afite ubushobozi bwoko ki mu isi y'umwuka. Yaba ari mu gice cya Satani afite ubuhe bushobozi, yaba ari mu gice cy'Imana, mu bwami bw'Imana afite ubuhe bushobozi. Noneho rero nyiri kurekurirwaho umuvumo we, ese kugira ngo mufate ni igihe n'ubundi abatarengana. Noneho niyo mpamvu ijambo ryavuze ngo nkuko igishwi kijarajara n'intashya uko iguruka niko umuvumo w'ubusa utagira uwufataho. Noneho sasa tugarutse kuri iki kigisho kijyanye n'imivumo. Imivumo uratandukanye. Hari umuvumo w'umuryango, aho ushobora gusanga bitewe n'ibyaha byakozwe n'umuryango, uwo muryango uriho umuvumo, warikururiye umuvumo w'ibyo byaha. Umuvumo uterwa n'ibyaha. Hari umuvumo uterwa n'ibyaha umuntu akora cyangwa se imiryango iba yarakoze. Iyo mivumo iterwa n'ibyaha imiryango iba yarakoze ivanwaho n'igihe umuntu yasabye Imana imbabazi, agahindukirira Imana. Yamara guhindukirira Imana, igihe yihannye akareka bya byaha, agahindukirira Imana, agasaba Imana imbabazi yo kubabarirwa icyaha yakoze, akongera agasaba n'Imana kugira ngo imukureho umuvumo w'icyo cyaha. Kuko ushobora kubabarirwa icyaha wakoze, ariko ingaruka igakomeza ikakujyaho. Ku muntu uzi gusenga rero, ntabwo ugarukira mu gusaba imbabazi gusa nyuma yo kubabarirwa n'Imana. Ni ngombwa ko usaba n'Imana kwigukuriraho iki? Umuvumo w'icyakozwe. Tuvuye aho ngaho rero, twabonye ko hari ibyaha bikurura umuvumo cyane ukomeye, cyane cyane ibyaha byo kujya mu bapfumu, ibyaha byo guterekera, ibyaha byo kuragusa, ibyaha byo kubandwa, ibyaha byo gutangira izindi mana amaturo, guturira abazimu, guturira abadayimoni. Ibyo bikurura umuvumo. Gutanga ibintu mu bapfumu, ukagenda ugatanga amafaranga mu bapfumu buryo ubutuye abazimu, ibyo bikurura umuvumo. Niyo wihannye ntiwibuke ko wigeze kugira ibyo utanga mu bapfumu ngo usabe Imana igukureho umuvumo w'amaturo watanze mu bapfumu. Imbaraga z'abadayimoni zikomeza kugukurikiza wa muvumo, ziza kwishyuza kugira ngo ujye uhora ziza kwiha, zikaza kwiha ibyawe. Kenshi na kenshi ntuzasanga umuntu akora ariko ntabone umusaruro w'icyo akora. Buriya gukora ntubone umusaruro w'icyo ukora
bishobora guterwa n'ibintu bibiri. Gukora ntubone umusaruro w'icyo ukora bishobora guterwa n'imbaraga z'umuvumo wo mu buryo butatu. Zishobora guterwa n'umuvumo w'ibyaha byawe ubwawe bwite wakoze kera, cyangwa se bishobora guterwa n'imbaraga z'umuvumo w'umurozi yakurekuriyeho, cyangwa se bishobora guterwa n'imbaraga z'umuvumo w'umuryango uvukamo, mu muryango uvukamo n'ubundi usanga hari icyo kibazo cy'abantu bakora ntibabone umusaruro. Ni ngombwa rero kwinjira ibwina ukareba mu buzima bwawe niki kiri kujya imbere. Icya gatatu, icya kane, nanone gukora ntubone umusaruro nanone bishobora guterwa naho ukorera hariho, aho ukorera naho ubwaho hariho, naho ubwaho hariho imbaraga z'umuvumo. Tuvuge nk'umucuruzi, ushobora gucururiza ahantu hariho harekuweho umuvumo, inzu yarekuweho umuvumo, ukaba ufite ikibanza cyararekuweho imbaraga z'umuvumo. Ku muntu uzakorera muri icyo kibanza cyangwa uzakorera muri iyo seta nta kintu azageraho. Ibyo bigasaba kugira ngo mu mwuka haboneke umukozi w'Imana uza karekura ijambo rivuguruza iryavuzwe. Bisaba guhishurirwa cyane kugira ngo hamenywe n'iki kiri kujya imbere. Wibuke igihe kimwe bahamagaye Elisha baramuga ngo itegereze ukuntu uyu mudugudu ari mwiza, ariko amazi yaho ararura, uyanywa wese ni ikibazo arapfa. Elisha yasabye umunyu, arabwa ati munjyane ku isoko y'ayo mazi, amindagiramo amazi. Muri uwo munyu aravuga ngo w'amazi we, ndaguhumanuye ntuzongere guhumana ukundi. Ijambo rihumanura y'amazi ryavuye mu kanwa k'umukozi w'Imana. Hari ijambo riva mu kanwa k'umukozi w'Imana rikaguhumanura neza, rikagukuraho umuvumo wose. Birashoboka ko ushobora kuvuka mu muryango nyoko ubwawe akakuvuma, akakurekuraho umuvumo. Iso wakubyaye ashobora kukurekuraho umuvumo, ariko umukozi w'Imana uri mu mavuta runaka y'ikirenga, uri mu mwanya we, muri ofisi yiwe, uri mu mavuta ye, uri mu muhamagaro we, abizi neza ko ari mu muhamagaro we, afite ubushobozi bwo kuza ku buzima bwawe akakuvanaho wa muvumo. So reka rero dusome ijambo ry'Imana hano, dusome ijambo ry'Imana, hanyuma twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Iki ni ikigisho kigiye kumara igihe kirekire tukigarukaho cyane, kuko abantu benshi Imana irampishurira ko ibibazo biri ku bantu benshi biterwa n'imbaraga z'imivumo itandukanye. Twavuze imivumo uburyo itandukanye. Twavuze ko hari umuvumo ushobora guterwa n'ibyaha wabanje gukora mbere y'uko ukizwa. Twavuze ko hari umuvumo ushobora guterwa n'ibyaha by'umuryango wanyu wo wavutsemo. Twavuze ko hari umuvumo ushobora guterwa n'imbaraga z'abarozi. Twavuze ko hari umuvumo ushobora kuba wararekuriwe cyangwa se uterwa naho utuye, naho na karitsiye urimo, ndetse naho utuye cyangwa n'inzu utuyemo. Ugasanga no ikibazo uhangana nacyo ni umuvumo waho utuye ukombata ubuzima bwawe. Wowe nta kibazo ufite, ariko hari umuvumo ukombata ubuzima bwawe. Cyangwa se wowe ubwawe nta kibazo ufite cy'ibyo byaha byagukurura umuvumo, ahubwo ari umuvumo w'umuryango uvamo w'ibyaha byakozwe n'umuryango. Ushobora kuba none nta byaha byakozwe n'umuryango, nta muvumo ukuriho uturuka mu byaha byakozwe n'umuryango. Umuvumo, hari umuvumo w'umurozi yakurekuyeho, cyangwa se hari umuvumo waho ukorera ariho kibazo. Ni ngombwa rero iyo urimo uraca mu bibazo bitandukanye, cyane cyane ibibazo bigenda bigaruka ntibicike, ikibazo gisengerwa ntigicike, kigahanurirwa ntigicike. Hari igihe usanga kiba kiriho gisunikwa n'imbaraga z'umuvumo. Hari uburyo bubiri: ikibazo kidacika, ikibazo gihanurirwa ntigikurweho. Hari uburyo bubiri. Hari igihe ushobora gusanga kikomoka mu isezerano ry'ibigirwamana cyangwa se ry'imizimu runaka y'imiryango, umuntu aba aragiranye n'iyo mizimu atabizi.
cyangwa se cyaba kitari mu isezerano kikaba kisunikwa n'imbaraga z'umuvumo. Ni ngombwa rero kwinjira ibwina mbere yo gusenga, kwibaza ngo niki kiri kujya imbere mu buzima bwanjye. Ese ko iki kintu nagisengeye, ko nihanye nkatura, ko nakore deliverance nkaba narihaniye nkanatura, kuki iki kibazo kitacika, kuki nabyara, kuki nasama, narahanuriwe n'abahanuzi batandukanye, kuki ntarongorwa, kuki urugo rwanjye runcaririye rutari ruzima, kuki nkora ntibigende, kuki nta kazi ntindaho, kuki mpona amafaranga kanca mu myanya y'intoki, kuki imyuka mibi y'abadayimoni igenda yongera igaruka. Aho rero ni ngomba kwinjira ibwina mu isi y'umwuka, hakabaho revelation, guhishurirwa, kufunuliwa. Hapo kunakuwa kunahitajika kufunuliwa ni kitu gani kinachoendelea katika ulimwengu wa roho kwa ajili ya maisha yako. Niki kiba kiri kujya imbere mu isi y'umwuka kubw'impamvu y'ubuzima bwawe, kubw'ubuzima bwawe niki kiba kiri kujya imbere. Ugomba gushakisha amakuru y'impamvu ibintu biri kugenda gutyo ku buzima bwawe. Ugashakisha amakuru mu isi y'umwuka, kuko ibibazo cyose bicurirwa mu isi y'umwuka, bitangirira mu isi y'umwuka, bikabona kwambara umubiri mu bigaragara ariko byatangiriye mu mwuka. N'ibisubizo bitangirira mu isi y'umwuka, bikambara umubiri byatangiriye mu mwuka. Rero iyo ushaka kumenya kuranduka kuva mu bibazo nk'ibyo, ni ngombwa kwibaza ngo niki kiri kujya imbere, ugakoresha mind yawe neza, ushakisha kugira ngo ubone amakuru yatuma ubohoka by'ukuri. So reka rero dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yosuwa igice cya 6. Yosuwa igice cya 6. Yosuwa igice cya 6. Ndumva ibyo mvuze byumvikanye. Igisigaye Yosuwa igice cya 6 turahera ku murongo wa 26. Ngo icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza, arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'Iyeriko avumwe imbere y'Uwiteka, igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi wiwe. Reka nsubire muri iryo jambo. Uyu ni Joshua amaze inkike z'Iyeriko zimaze gusenyuka bitewe n'uburyo zari zamuruhisha, arekura imbaraga z'umuvumo kwaho ngaho Iyeriko. Avuga aya magambo ati, icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza, arahira ati, umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'Iyeriko avumwe imbere y'Uwiteka, igihe azubaka urufatiro rwaho azapfushe imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo apfushe umuhererezi we. Aha turahabona ibintu bibiri. Turahabona indahiro Joshua yakoze, tukabona n'umuvumo. Ibintu bibiri, indahiro igendanye n'umuvumo. Hari igihe usanga mu mwuka umuntu azinzwe kandi afunzwe n'indahiro n'umuvumo, byombi uko ari bibiri. Umuntu afunzwe n'ibintu bibiri, indahiro n'umuvumo. Noneho sasa iyo ndahiro n'umuvumo bikaba ari byo bituma ariyo ntandaro ikibazo kidacika. Bisaba kugira ngo umuntu ajye mu mwuka amenye ngo niki kiri kujya imbere mu buzima bw'uyu muntu. Indahiro nimenyekana kwiriho, umuntu yashyizwe mu ndahiro y'urupfu. Hari n'ababa barashyizwe mu mihigo yo gupfa, byombi uko ari bibiri. Akaba ari mu ndahiro ariko yaranahizwe, baramuhize bakamuhigira abazimu b'imiryango k'uwo muntu. Ejo bundi hari umuntu ndimo nsenga
Mwuka wera ambwira gutyo, arambwira ati ikibazo cy'uyu muntu kuko ari mu ndahiro, ari mu muhigo, yarahizwe, biba ngombwa ko dufata ubu isengesho risenya uwo muhigo, rimucomora muri uwo muhigo yari yarahigiwe. Kubera iki? Umudayimoni igihe cyose yaravugaga ngo ngomba kumwica. Kubera iki? Wavuga ngo ugomba kumwica, ugenda ugaruka uvuga ngo ngomba kumwica. Kuki? Yashyizwe mu muhigo, baramuhiga, bamuhigira abazimu, bamuhigira abadayimoni, abantu bo mu muryango wabo. Ushobora nawe kuba nyumva warahizwe ugahigirwa abadayimoni, bakaguhigura kwa Satani utabizi. So wanyu cyangwa sogokuru wawe cyangwa se nyogokuru cyangwa nyoko yaraguhize kwa Satani, kavuga ati kuko ni mu mpiri uyu mukobwa wanyu muzamutware, ubwo ugasanga guhize muri ubwo buryo kandi agutanze muri ubwo buryo. Reka tuva aho ngaho rero. Aha rero muri iri jambo turimo turasoma tubonyemo iki? Ibintu bibiri. Indahiro. Joshua ararahira, aravuga ngo umuntu uzahaguruka kubaka gushinga inkike z'Yeriko azapfusha umwana we w'imfura. Urumva arekuye imbaraga z'umuvumo muri ako gace ka Yeriko. Urumva Yeriko aho uwo mudugudu awurekuyeho umuvumo. So ushobora gutura mu gace karekuweho imbaraga z'umuvumo, ukazajya urwana n'umuvumo muri ako gace, ukabuzi ngo nta muvumo muryango kuriho, nta muvumo w'ibyaha byawe, nta muvumo wa kirozo kuriho, nta muvumo w'ibyaha by'umuryango, ahubwo ikibazo urimo urahangana n'umuvumo. Urimo urahangana n'umuvumo w'iki? Wa kirozi cyangwa se wahutuye, wa muri ako gace kahutuye. Icyo ari cyo kibazo kiguhangayikishije, kibazo cyawe ari umuvumo wahutuye. Bisaba kugira ngo habeho revelation, habeho ihishurirwa, yani kuko kutokee ufunuo, habeho revelation, habeho guhishurirwa n'iki kiri kujya imbere mu buzima. Noneho sasa ntiwumvise ko Joshua avumye aravuga ati umuntu uzubaka inkike z'Yeriko, umuntu uzabigerageza. Ariko arabanza arahira, aravuga ngo uzahaguruka akajya kubaka. Yarabanje arahira ngo arahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu w'Yeriko avumwe imbere y'Uwiteka, igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuherezi we. Joshua amaze kurekura ijambo yahise akomeza. None ngiye kukwereka ukuntu uwo muvumo wabaye aho ngaho Yeriko. Utegereza umuntu uzagerageza gukora icyo gikorwa ugahita umugwira. Reka twihuta rero mu Bami ba mbere igice cya 16 umurongo wa 34. Wumve ubwo iryo jambo Joshua yarekuye kuri Yeriko ryahagaze mu kirere, rimara imyaka 100 rigitegereje umuntu uzubaka Yeriko. Joshua igihe kiragera arapfa, imyaka 200 iraza, 300 iraza, kugeza ku myaka hafi 400 haboneka umuntu wagerageje kubaka Yeriko. Rya jambo riragenda riramugwira rimusohoraho. Umva ukuntu byagenze rero. Abami ba mbere igice cya 16 murongo wa 34 handitse ngo ku ngoma ya Ahabu Heheli w'i Beteli. Wumvise? Hiyeli w'i Beteli yubaka Yeriko. Ubwo igihe yubakaga urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Abiramu. Ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segibo, nk'uko Uwiteka yari yavuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Noneho sasa wowe wabyumvise, tutsoma ririya jambo. Ese koko Uwiteka niwe wari wavuze mu kanwa
ka Joshua ko twabisomye muri iki gice cya 6:26 ko Joshua ubwe yivugiye ngo icyo gihe Yosuwa arabihanangiriza arahira ati umuntu uzahaguruka akajya kubaka uyu mudugudu Yeriko avumwe. Urumva hano ari Uwiteka ubivuze ngo imbere avumwe imbere y'Uwiteka, ngo igihe azubaka urufatiro rwaho azapfusha imfura ye, n'igihe azahaterera inzugi z'amarembo azapfusha umuhererezi we. Noneho sasa niba wumvise neza hano hafi imyaka 100 iciyeho ku ngoma ya Ahabu arabigerageza. Ahabu agerageza kubaka uyu muhungu ku ngoma ya Ahabu witwa Hiyeli. Ntabwo ari Ahabu wabikoze, ni umuntu witwa Hiyeli w'i Beteli yatangiye kubaka Yeriko. Ngo none icyo gihe yubaka urufatiro apfusha umwana we w'imfura witwaga Biramu. Kumbe hari abantu mutakaza mutabizi wenda batwawe n'imbaraga z'umuvumo. Uyu Hiyeli iyaza kumenya makuru ko Yeriko harekuweho umuvumo, ko umuntu uzahubaka agashinga inkike zaho azapfusha umwana w'imfura, ntiyari kubitinyuka, ariko yabikoze atabizi nawe. Shuti mukundwa muri Kristo Yesu, yaje kwisanga apfusha umwana by'amaherere, atazi ko ari imbaraga z'umuvumo zijyanye uwo mwana. Nyuma y'imyaka 400 ndagira nkubwira ngo umuvumo ni ijambo ribi rirekurwa ku muntu, ahantu, ku kintu, mu gace, ku buzima bw'umuntu no ku bindi n'ibindi. Noneho sasa iryo jambo rero igihe rirekuwe bisaba kugira ngo habeho revelation, guhishurirwa ko nta muvumo waba wararekuwe kuri wowe ahantu runaka, kucyo ukora, kuri relationship yawe, ku buzima bwawe. Hari umunsi umwe ndimo ndasenga, ndi gusengera umuntu w'umukobwa. Mu gihe nasengaga Imana irambwira ngo, Mwuka Wera arambwira ngo yavumwe n'abadamu yagiye atwara abagabo biwe babandi. Kwa kundi umwana n'umukobwa bakiri umukobwa akinjira muri relationship n'umugabo, noneho sasa akamureka akamutwara, agatwara ubwo gasanga inshuti ziwe gusa n'abagabo. Noneho nyiri uwo mugabo yakumenya akakuvuma, akaba yarekuraho umuvumo, akavuga ati uyu muntu azapfe adashatse, umutima we uzahore uzerera mu bagabo n'abasore, ariko kandi ntakazagira umugabo n'umwe uzamushyira mu rugo, cyangwa se umusore uzamushyira mu rugo, azapfe gutyo abungagira. Umwuka Wera amakuru kuri uwo muntu gutyo ko yarekuwe iryo jambo. None uwo muvumo utuma n'ubundi adashobora kuramba cyangwa adashobora kubona relationship nzima. Shuti mukunda muri Kristo Yesu, reka mvaho ngaho. Ikiba gikeneweho, haba hakenewe umukozi w'Imana uriho amavuta, uriho ijambo ry'Imana, uza akarekura ijambo ry'Imana ku buzima bwawe. Uyu Joshua rero yarari mu ijambo ry'Imana, niyo mpamvu icyo yavugaga cyose kitirirwaga Imana. Wumvise ko hano ijambo ryavuze ngo uwo Hiyeli w'i Beteli yubaka Yeriko, igihe yubakaga urufatira apfusha umwana we w'imfura witwaga Biramu. Urumva uyu mwana yahizize amaherere. Ntabwo uyu mwana mu gupfa, uyu Biramu gupfa kwe ntiyazize ibyabye. Biramu yazize umuvumo warekuwe Yeriko, noneho azira na se waje agakora ikintu akubaka ahantu havumwe. Uki nicyo Biramu yazize, uyu muhungu uyu musore yazize witwa Biramu. Noneho sasa umuhererezi wese yazize iki? Nawe nibyo yazize ngo ashinze ibikingi by'amarembo apfusha umuhererezi we witwaga Segibu, nk'uko Uwiteka yari yavuze abivugiye mu kanwa ka Yosuwa mwene Nuni. Ndakubwira ngo shuti mukundwa muri Kristo Yesu, Uwiteka avugira mu kanwa k'abakozi b'Imana, avugira mu kanwa kabo yahamagaye,
avugira mu kanwa kabo yasize, avugira mu kanwa kabo yatoranyirije gukora inshingano runaka. Buri muntu afite inshingano Imana yagiye imuha mu isi. Umuntu uri mu nshingano ze mwubahe, umuntu uri mu nshingano ze mwubahe. Mosheri mwubahe, ashobora kuguteza ibibazo cyangwa akaguteza umugisha. Umuntu uri mu nshingano ze, aho uzajya hose ugasanga umuntu ari mu nshingano ze, uwo muntu mwubahe. Aha ni mu matware yiwe, ni mu matware yiwe. Umukozi w'Imana uri mu mavuta ye, uri mu muhamagaro we, ubwo ari mu matware yiwe. Ijambo arekura ku buzima bwawe ni ijambo riba rikomeye. Iyo arekuye umugisha urawakira, iyo arekuye umuvumo ushobora kuwufata. Uyu Joshua yarekuye umuvumo arapfa, igihe kirashira rwose, imyaka 100 ivaho, 200 ivaho, 300, hafi 400. Uyu nguyu twumvise waje kubaka izi nkiki, rya jambo ryari rimurindiriye riba ari we risoreraho. Niki rero tugiye gukora kano kanya, sintinda, tuzakomeza muri iri jambo hafi icyumweru cyose, ariko kandi kigendana n'amasengesho. Navugaga imbaraga, tugiye gukora isengesho rihanagura imbaraga z'umuvumo waba uri ku buzima bwawe. Birashoboka ukaba uri murazira. Reka nkubwire, hari umuvumo ushobora kurekurirwa ku mukobwa cyangwa ku musore cyangwa ku mugabo. Washaka uwo muntu uri umuvumo, cyangwa wakwinjira muri relationship nawe ugasanga utangiye guhura n'ibibazo bitewe n'uko umuntu mugendana ariho imbaraga z'umuvumo. Za mbaraga z'umuvumo wenda ariko umuvumo akavuga ngo umuntu uzakundana nawe, umuntu uzasabana nawe, umuntu uzaryamana nawe bizagende gutya na gutya. Umuntu akaba yarekureho umuvumo umeze gutyo. Noneho rero sasa wowe wakwinjira muri relationship n'uwo muntu, wagira icyo gikorwa ukorana nacyo kandi uwo muntu yaratureho umuvumo, bikaguteza ingaruka, ugasanga krize, ubukene, biki guferinga, kwanga kw'ibintu. Reka rero dufata umwanya wo gusenga. Habwirwa benshi hakumva beneyo, habwirwa benshi hakumva beneyo. Vuga uti data mu izina rya Yesu Kristo, numvise amagambo akomeye, mwami arakomeye. Hari ibyo nacaga mu Uwiteka, ntazi inkomoko yabyo nimva n'imvano yabyo, ariko aka kanya mu izina rya Yesu Kristo habaye hari ibyo ncamo biterwa n'imbaraga z'umuvumo, waba wari uw'ababyeyi w'ibyo ababyeyi bakoze, waba ari umuvumo waho ntuye, waba ari n'ibyo nikoreye ubwanjye, waba ari umuvumo w'umwami ibyo ncamo, waba ari umuvumo w'umuntu ngendana nawe, w'umuntu ninjije mu buzima bwanjye, ndi imbere yawe kano kanya. Amaraso ya Yesu Kristo ankureho umuvumo wose. Sabye imbabazi Yesu Kristo, sabye ubuntu bwawe Yesu Kristo, sabye imbabazi zawe Yesu Kristo, sabye urukundo rwawe Yesu Kristo. Bize binyambare, bize bingote uburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma, kugira ngo mu isi y'umwuka kibazo cyose nahuraga nacyo gishingiye ku mbaraga z'umuvumo, gisunikwa n'imbaraga z'umuvumo. Aya masaha mu izina rya Yesu Kristo, zimbaraga z'umuvumo n'ikibazo byose bindandukeho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Niyuhagije amaraso yawe Yesu Kristo, kubera ko amaraso yawe nyizereramo kumpanaguraho umuvumo w'abantu, nyizera kumpanaguraho umuvumo w'ibyaha, nyizera kumpanaguraho umuvumo wa Satani, nyizera kumpanaguraho umuvumo w'ibyaha by'umuryango, nyizera kumpanaguraho umuvumo w'umuryango wa Kirozi mu izina rya Yesu. Aya masaha amaraso Yesu Kristo yuhagira ubuzima bwanjye mu isi y'umwuka, aho bwarekuyeho umuvumo. Mwami Yesu Kristo, kubw'imbabazi zawe, kubw'urukundo rwawe, kubwo kugira neza kwawe, muvumo mveho, muvumo nshireho mu izina rya Yesu Kristo, muvumo nshireho
mu izina rya Yesu Kristo. Nyuhagira Yesu Kristo, nyuhagira mukiza n'umucunguzi. Ntandukanya n'umuvumo wose w'isi, ntandukanya n'umuvumo wose w'umuryango, ntandukanya n'umuvumo mu izina rya Yesu Kristo. Wose mwami umbonaho, niwe Imana ireba, kuraho ntareba, ukamenya inkomoko y'ibibazo ncamo, y'intambara ncamo, y'ibyo ndwana nabyo. Ariko aka kanya kuko ari wowe uzi byose, ukamenya byose, ukamenya inkomoko yanjye n'iherezo ryanjye, ni wowe Yesu Kristo uzi itangiriro ryanjye no gusoza kwanjye. Ndagusaba kugira ngo muri aya masaha amaraso yawe akora akazi mu bugingo bwanjye. Mpanagurwa umuvumo wose uterwa n'ibyaha byanjye, mpanagurwa umuvumo wose uterwa n'ibyo naciyemo, n'ibyo nanyuzemo, nabo ninjije mu buzima bwanjye katika jina la Yesu. Umuvumo ndiho uterwa n'abantu ninjije mu buzima bwanjye, bari umuvumo w'ibyo bakoze. Aka kanya mu izina rya Yesu uyu muvumo mbeho, maraso Yesu Kristo uhagire, maraso Yesu Kristo umpaneho. N'ibibazo byose biterwa n'umuvumo byari bindiho bishongeshwe n'umuriro w'amaraso Yesu Kristo, bishongeshwe n'imbaraga z'umwuka wera, bishongeshwe n'imbaraga z'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Watsinze urupfu, watsinze kuzimu, niwe nyiri funguzo z'urupfu n'ikuzimu, ni wowe ukinga ntihagire ucingura. Nkwizereramo kubohoka Yesu Kristo, nkwizereramo gukira Yesu Kristo, nkwizereramo guhumanurwa nawe Yesu Kristo, nkwizereramo kunkiza ibyago, kunkiza amakuba, kunkiza imikoshi, kunkiza umuvumo, kunkiza imyaku. Muri aya masaha cisha umuriro wawe mu buzima bwanjye, mu isi y'umwuka yanjye, mu isi y'umwuka yanjye, mu izina rya Yesu Kristo. Ahari hari umuvumo, ahari hari umuvumo mu isi y'umwuka yanjye hose mwami, uwo muvumo utembaganwe, uwo muvumo utembe umveho, utembeshejwe n'amaraso Yesu Kristo. Ayo nizereramo, ayo mbohokeramo, ayo nkirizwamo mu izina rya Yesu Kristo. Indwara z'imivumo Uwiteka uzinkureho, bibazo by'ubukenewe by'umuvumo Uwiteka ubinkureho mu izina rya Yesu Kristo. Krize z'umuvumo uzinkureho, bukene bw'umuvumo ubunkureho mu izina rya Yesu Kristo. Ibyaha by'umuvumo ubinkureho mu izina rya Yesu Kristo. Guferinga, gutsindwa, kunanirwa byiterwa n'imbaraga z'umuvumo ubimvaneho mu izina rya Yesu Kristo. Ubuzima bwanjye mwami ubweze, ubuhumane, ubutungane mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kumva gusenga, nguhaye amashimwe, nguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu Kristo risumba amazina yose. Amen, amen, amen. Nkurekuyeho ijambo, maraso Yesu Kristo akweze, maraso Yesu akure umuvumo wose wari ukuriho mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Humanurwa mu izina rya Yesu. Imana iguhe umugisha, Imana ikugire neza. Wari kumwe nanjye Pastor Justus. Imana ikugirire neza. Kanda subscribe ubaye utarayikanda, komeze kubana natwe. Ariko na deliverance y'umuvumo yo kwivumura ibaho ku muntu ushaka rero kwivumura. Byose ibintu bijyanye no kwibohora no kwivumura bigendana n'ituro, ariko katari agaturo kakandi umuntu atanga igihumbi agikuye mu bihumbi 10. Kwa kundi umuntu atanga ituro agatanga ituro ibihumbi 10 bikuye muri miliyoni. Oya, ituro rivumura umuntu, rirangiza imbaraga z'umuvumo ku buzima bw'umuntu. Ntabwo ari amafaranga avanwa mu mafaranga menshi. Imana buriya mu bwoko bw'amaturo, Imana inezezwa n'umuntu utanga icyo afite imbere n'inyuma. Ndajya nkwibira ibanga rero ryo kwivumura mu mivumo y'imiryango, mu mivumo ya zakarani y'abarozi, mu mivumo yose twavuze. Iyo ushaka kwivumura neza mu buryo bwo gusenga no kwibohora ku mbaraga z'umuvumo, bigendera n'imbaraga z'ituro, ariko katari agaturo, kuko hari agaturo kaba kameze nka ya maturo ya Kayini. Ituro ryiwe ryaragawe imbere y'Imana, irya Abeli rirakirwa. Nanone mu rusengero Yesu ari kwitegereza abatura,
ashimira umudamu umwe watanze ibyo yari afite imbere n'inyuma, agaya abakire baturaga ibyo basaguye. Yesu yarabarebaga akareba ibyo bafite ni byinshi, akagereranya ibyo batuye n'ibyo bafite, akabona ko ibyo batuye bitari bikwiye muri ubwo buryo, bakagombye gutura birushijeho. Ashimira wa mupfakazi watuye icyo yari afite imbere n'inyuma, agasigara atazi uko bigomba kugenda. Ushaka kubohorwa rero mu buryo bwo gusenga, mu buryo bwa deliverance, mu buryo bw'iki, menya ngo bigendana nyuma yo gusenga, nyuma y'iki bigendana n'ituro. Imana ikugirire neza, Imana igufashe, Imana iguhe umugisha. Shalom shalom, mugire umunsi mwiza.